Reka dutangire na episode ya karindwi y'inkuru yacu. Ndetse muribuka ko twasize ahangaha arimo kuba yabwira Yoko ati ndatekereza mufite ubukwe vuba ahangaha, ati kandi ndabifuriza kuba mwagira ubukwe bwiza, ati rero ngiye kuba nakigendera, ati kandi ngiye kuba nasinya iretere yerekana ko mbashije kuba nava muri kampani yanyu. Ari nabwo Yoko yamubwiraga ati nta mpamvu yo kuba wakwandika iyo retere, ati n'ubundi wowe uri umuhombyi, ati uri umuhombyi wowe genda. Ubwo nibwo cyagiye yagarukaga ari kuba yabwira umugabo wiwe ati atari ku bundi wowe ko utari kuba wamfasha kuba nakubwira uriya mugore, ati nkamuba namubwiza ukuri, ati ntabwo uba uri kumva ibyo mba ndi kuvuga. Ubwo umugabo niko kuba yari yamusubije ati n'ubundi wowe ntiwirengagize ko ibyo wakoze tutabizi, ati turabizi ko ari wowe wari waribyira porojegiti ukaba wajyana kuba wayigurisha, ati rero itonde, ati ibyawe bitaza kuba byajya ahagaragara ukaba wafunga. Nicyo gihe yanisohokeye akaba yamusiga aho ngaho. Barakwereka umukobwa yarahisemo kuba yakigendera ngo ave no muri iyi kampani. Kumbe barakwereka Chief wanga yaje amukurikira ariko umubwira ati ntabwo wagenda gutya. Iyi niko kuba yamubwira ati se none nyuma y'ibi ngibi byose biri kumbaho n'ibyabaye uragira ngo mbe nabikoraho iki? Ati buri mugoroba, ati buri munsi mba nababara iyo ndi kureba uriya musore, ati ndababara cyane. Ubwo ngubwo wanga niko kuba yamubwira ati ariko ntabwo wakagombye kugenda gutya. Iyi niko kuba yamubwira ati ariko nawe narakubonye, ati ntabwo wambereye inshuti nziza, ati wakagombye kuba warambwiye na mbere, ati kuko urabizi ukuntu ubuzima nasigaye mbayemo bumeze. Ubwo ngubwo Chief wanga niko kuba yamubwira ati ariko nubwo ntakubwiye cyangwa ngo nkwiteho, umuvandimwe we wa kabiri yakwitayeho. Iyi niko kuba yamwitegereza. Chief wanga ari kuba yamubwira ati niyo mpamvu ntabikoze. Iyi niko kuba yamubwira ati umuvandimwe we buri gihe rero iyo murebye mba mbona ari rijenge. Wanga niko kuba yababara, ndetse umukobwa ahangaha nawe bigaragare ko yari yarababaye cyane. Ubwo muri ako kanya wanga yaramubwiye ati ariko nubwo rijenge yagiye, ati wakundana n'umuvandimwe wundi wiwe wa kabiri. Ndetse nubwo yiyamubazaga ati se birashoboka ko wakunda kabiri inshuro imwe? Ubwo ngubwo Chief wanga niko kuba yamubwira ati ibi ngibi ni 30 bya kampani, ati nibyo nuza yambwiye, ati ngo mbe naguha, ati hari ikibazo ubaye bifashe. Ubwo iyi nawe niko kuba yabifata. Kumbe barakwereka ahangaha ya group yindi, ya kampani yindi ibarizwamo Zirini yari iri mu kanama. Ubwo ngubwo nuko yinjiyemo aho ngaho. Zirini niko kuba yatangira kuba yamubaza ati se aturanga nanone atuje kuba wakora iki ahangaha? Iyi niko kuba yamubwira ati ariko urabizi ko nanjye ngira imigabane muri iyi kampani, ati se sinakagombye kuba ndahangaha mu nama nanjye? Ubwo Zirini niko kuba yamubwira ati ariko ntakaze wahawe. Ubwo abandi banyamagabane niko gutangira kuba bakijujuta. Zirini na musaza wiwe nako Zirini nayi bari gukomeza kuba batongana aho ngaho. Iyi niko kuba yahamagara ati officer Hani. Kumbe aho ngaho bari harimo umupolisi bise Hani. Arangije aba yakinjira aravuga ati Zirini, ati ni officer warranty, ati ni icyangombwa kitwemerera kuba twagufunga, turashinjwa kuba warabaye umufatanyabikorwa cyangwa ukaba warishe umuntu mu myaka 8 ishize. Ubwo anti na anko w'umukobwa batangiye kuba bavuga ati ibi ngibi ni ibiki bitangiye kuba byaba ahangaha. Ubwo ngubwo nuko Zirini bamujyanye ndetse baba bajya kumufunga. Ubwo muri ako kanya Zirini batangiye kuba bamaze kuba bamujyana, umukobwa yatangiye kuba yababwira ati ubu ngubu ninjye CEO wa kampani, ati yari ubihakana? Ubwo abanyamigabane bose bati oya babyamaganira kure. Ubwo umukobwa niko kuba yakicara mu ntebe ya CEO arangije arababwira ati noneho ubu ngubu ndatekereza twavuga ku mishinga mishya ndetse na proje nshyashya kuri kampani yacu, ati hari uwaba afite ikibazo ngabe yakivuga mbere yuko dutangira. Ubwo muri ako kanya wa mwavoka bitaguye arinjiye, yinjiraho wa mukobwa ari mu biro bya CEO. Arangije atangira kuba yamubaza ati ese kubera iki wahindutse? Ati kubera iki wabaye umwana mubi. Iyi niko kuba yatangira kumubaza ati se gute? Ubwo Tony Gu niko kuba yatangira kuba yamubwira ati se kubera iki wafungishije Zirini kandi nta bimenyetso bihamye turabona? Ubwo ngubwo iyi niko kuba yamubwira ati nashakaga ko baba bamuvanye mu nzira
ndetse hakaba hatangirwa iperereza neza mu buryo bwimbitse bunyuze no mu mategeko. Ubwo ngubwo umwavoka niko kuba yamubwira ati ariko biriya ntabwo byari ngombwa wakoze, ati wakagombye kuba wabigiyemo gakeya. Iyi niko kuba yamubwira ati ahubwo ibyo nakoze byari ibya nyabyo, ati mpa akanya gato. ubwo bari kumuhamagara, arangije afata telefone atangira kuba yakitaba. Arangije aravuga ati ngo iki, ubwo sinzi ibyo bari bamubwiye, gusa Atoni Gu yari agihagaze aho ngaho. Arangije aramubwira ati niyo yabashije kuba yabura. Ngira ngo nkwibutse kureba neza niba waradukoreye subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, ndetse like na comment ni ingenzi cyane, ndetse nuba waryoherwa n'aka gakuru uze kuba wagasharinga kuri bagenzi bawe. Kumbe barakwereka akana aha ngaha kari karimo gacokoza bya bintuza bakoresha kuri make-up z'abakobwa. Ubwo niko kuba bavuga ati yuko ari aha ngaha atagiye kuba yajya mu cyumba cyiwe kuba yakitunganya. Barakwereka mbanza wari umunsi w'ubukwe, ndetse yuko aha ngaha yari yishimye, ndetse ari kumwe na anti wiwe. Ubwo ngubwo anti we yari ari kumubwira ati ariko mukobwa wanjye uraberewe. Ubwo yuko nawe ari kuba yamubwira ati we komeza ungirire n'imisatsi neza, ati njye kuba najya kuri stage imeze neza. Ubwo ngubwo ari kuba yamutunganyiriza imisatsi, niko kuba yamushinga akantu yari afite. Mukobwa arababara, arangije niko kuba yamukubita urusha aramubwira ati ariko ntabwo ujya umenya ahantu ugarukira wowe, ati wagiye ukora ibintu witonze, ati uba uri kurwana n'ibiki. Ubwo barakwereka ka kana ka Niyani kari kureba ibiri kubera aho ngaho, ndetse kafunguye urugi gake, karangije gatangira kuba kahengereza. Kumbe muri ako kanya haje umugabo aho ngaho mu cyumba aho bari kwambarira, ndetse bari kuba batunganya n'umugeni ugiye kuba washakwa na Lee. Ubwo ngubwo papa Lee niko kuba yakinjira. Arangije ka kana ka Niyani kari kakirimo aho ngaho mu cyumba, karangije kari gafite isaha ya smartwatch, karangije karayitapinga itangira kuba yarikodinga. Ubwo muri ako kanya se w'umusore Lee yatangiye kuba yamubwira ati ngiye nujuje inshingano zanjye cyangwa se isezerano ryanjye cyo kuba washingiranwa n'umuhungu wanjye, ati nizere ko ibanga nawe uzaribika. Ubwo ngubwo umukobwa yuko niko kuba yahindukira aramuhamagara ati papa, ati ubu ngubu turi umuryango, ati ndakwinginze, ati kandi ndagusezeranyije, ati ibanga ryanjye nawe nzarinda njya mu gituro nkirifite, ati kandi iryo ni isezerano nanjye nkuhaye. Ubwo umusaza niko kuvuga ati ati nibikureba, ati yoyeri gasopo nkuhaye. Ubwo nuko nguko umusaza papa Lee yongeye kuba yasohokamo aho ngaho, ndetse we n'umukobwa ntabwo tuzi ibanga bari bafitanye. Ubwo akana kamaze kuba kakumva ibivugiwe aho ngaho, karongeye karafunga. Mugenzi nk'umuntu uba uri kwikeka buri saha, ndetse aba yikeka. Ubwo yabashije kumva umuntu ufunze aho ngaho muri ako kanya, arangije aza yegera wa muryango, niko kuba yatangira gufungura. Atangira kuba yavuga ati imbeba ntoya, ati mbega imbeba ntoya, ati uri aha ngaha. Ubwo ngubwo ka Niyani kari karimo aho ngaho, ubwo yuko yatangiye kuba yagakura, yatangira kuba yagahondagura akana aho ngaho, ndetse atangira kuba yagakubita. Murabizi abazungu, iyo uri kuba wahohotera umwana kandi bitemewe ntabwo biba bigaragara neza. Ubwo niyo mpamvu bari kutwereka muri video, batari kuba batwereka ukuntu ari kuba yabangamira umwana, ndetse yabashije kuba yamusunika umwana akubita umutwe aho ngaho ku gikuta, arangije atangira kuba yava amaraso. Ubwo ngubwo barakwereka umugore aho ngaho yatangiye kuba yagira ubwoba ku bintu akoze, atangira kuba yasakuza cyane ari kuvuga ati mana, ati ibi ngibi ni ibiki nkoze. Ubwo muri ako kanya anti wiwe yaragarutse, ndetse yuko arangije aravuga ati ibi ngibi noneho ndaza kuba nabivuga ngo iki, ndaza kuba nabikora gute. Ubwo ngubwo barakwereka akana kari karambaraye aho ngaho, nako sinzi nuba kapfuye cyangwa kakiri kazima. Ubwo ngubwo yuko niko kuba yatangira kureba anti we, arangije aramubwira ati ubu ngubu ugomba kuba wakosora amakosa yanjye. Barakwereka wari wavuye muri urwo rugo, muri ako kanya yagarutse yirukanka cyane atarwiyambitse, ari kuba yahamagara ati Niyani, ati Niyani, ati Niyani uri hehe. Ubwo ngubwo niko kuba yagera mu cyumba cyari kiri aha ngaha kirimo yuko ndetse na anti wa yuko, ndetse asanga yuko ari kuba yasohokana ivarizemo aho ngaho. Ubwo umwana bari bamaze kuba bamubika,
mu ivarize anti wa yuko yari ari kuba yajyanamo aho ngaho. Ubwo ngubwo ni uko yitegereje ivarisi iri gusohoka aho ngaho, ndetse umwana ntabwo yari azi ko arimwo bamushyize, bari bamaze kuba bamumena umutwe. Ubwo ngubwo yaratunguwe cyane, ndetse amara akanya kanini ari kwibaza ibintu byinshi mo aho ngaho. Ubwo yuko niko kuba yatangira kuba yamubaza ati se wowe kuri aha ngaha ugarutse kuba wahakora iki? Ariko wari uri kubona ko ari kwishinja icyaha, ndetse twa tugambo twe yaba afite yatugabanije. Ubwo ngubwo madamu muri ako kanya niko kuba yatangira kuba yamubaza ati se nta mwana muto muto ufite imisatsi imeze gutya wambaye gutya na gutya waba wabonye? Ubwo yuko niko kuba yamuhakanira. Madamu akomeza kuba yamubwira ati se ku mwana wanjye ndi kubona ntuza GPS yiwe ahantu hanyuma yaba yageze ari aha ngaha, ati ntawe wabonye? Ubwo ngubwo madamu niko kuba yakomeza gushaka umwana w'aho ngaho, kumbe barakwereka yuko yari yahagaze aho ngaho akingirije cyangwa se ahishe ahantu wa mwana yabaye yakubita umutwe. Ubwo ngubwo barakwereka wa muhanti yakomeje aha ngaha azana ya varize arangije ayishyira mu modoka. Ubwo ngubwo gahunda yari ikurikiyeho ko ari ukuvana umwana aho ngaho bakaba bajya kuba bamujugunya. Ubwo ngubwo madamu nawe yakomeje gushaka umwana aha ngaha yataye umutwe, ari kuba yahamagara ati niyani, ati niyani uri hehe, niyani uri hehe? Murajye mureba ukuntu abantu bahemutswa n'ubusa. Kandi papa yari aherutse kuba yabwira uriya mukobwa ati ukunda kuba wagira ishyari, ati uzabona iryo rizaba ryakuzanira mu buzima. None reba ibyo yabashije kuba yakora ku munsi w'ubukwe bwiwe. Ese ubu ngubu biraza kuba byamuhira amahoro? Asa ari wowe uri kuba wakina muri iyi nkuru, wabyitwaramo ute biriya uramutse uri umugeni ukica umuntu ku munsi w'ubukwe bwawe? Ubwo ngubwo madamu niko kuba yahamagara musaza we Zirini, aramubwira ati niyani yabuze, ati kandi ninza gusanga hari aho bihuriye nawe, ati cyangwa se urimo umupango wo kuba umwana wanjye yabura, ati uraza kuba wabiryozwa, ati kandi ndakwinginze, ati niba uzi ahantu ari ubashe kuba wamunzanira bitari byaba bibi. Ubwo ngubwo Zirini nawe yari ari mu modoka ari kwitahira, ndetse ari no kuba yakiyumvira radiyo ari kumva amakuru agezweho. Disi Zirini nawe nubwo byagaragaraga ko ari umugome, ntabwo yari umwana mubi cyane. Ubwo ngubwo madamu niko gukomeza kuzenguruka mu nzu ari gushaka niyani, kugera aha ngaha ahura na Chief Wanga. Ngo Chief Wanga niko kuba yamubwira ati kamera z'aha ngaha ziragaragaza ko ahantu hanyuma niyani yagaragaye ari mu cyumba cy'urwambariro. Ubwo icyumba cy'urwambariro wari ukirimo turamuzi, yari wa mugeni wacu yuko. Ubwo ngubwo mama niyani yaje akomeza yirukanka, ndetse araza arafungura neza atangira kuba yareba mu cyumba kureba, abona ya smartwatch y'umwana. Ubwo ngubwo twasize ari kureba smartwatch imbere yiwe. Barakwereka aha ngaha bari mu bukwe, bakomeje bari mu bukwe. Ubwo ngubwo nk'umugabo wari ufite abashyitsi mu rugo iwe yatangiye kuba yabakira ababwira ati ni iby'agaciro kuba muri aha ngaha, mukaba mwaje kuba mwadushyigikira ndetse njye n'umuhungu wanjye n'ubukwe bwiwe. Ubwo barakwereka Zirini aha ngaha nawe yari ari gutaha, arangije ahagaze aho ngaho abona imodoka yo kwa aha ngaha mu muhanda. Ubwo niko kuba yaza yihuta nawe, arangije arayitambika. Ubwo ngubwo nuko yayitambitse, arangije atangira kuba yasohokamo, aza yegera wumve iyo modoka yari irimo anti wa yuku. Ubwo yamusohoyemo aramubaza ati kubera icyo waba uri kugenda uri kwidegembya muri uyu muhanda kandi iwanyu mufite ubukwe? Ati wowe kubera icyo utari mu birori by'iwanyu? Ati ngo uba urimo ubukwe nk'abandi. Ubwo ngubwo yarakarebye abona gafite ubwoba n'urwikekwe, arangije atekereza ko kaba ariko kaba kari gatwaye wa mwana niyani. Ubwo ngubwo nuko yaje yegera inyuma muri butu, arangije arafungura asangamo cya kivarize kinini wa mukobwa yari yashyizemo wa mwana cyari kirimo aho ngaho. Ubwo niko kuba yatangira kuba yagifungura ngo abe yareba ibirimo kureba neza, abonamo ka kana ka niyani. Disi umusore n'ubwo aha ngaha mushiki wiwe yamufataga nk'umwana mubi, twe turabona atari umwana mubi, ahubwo yarageragezaga wenda nuko mu bantu katabura, ariko ntabwo yari umwana mubi cyane. Barakwereka aba ngaba nabo
bakomeje bari mu birori aha ngaha ndetse begera imbere. Ubwo ngubwo hari hagezeho umwanya wo kuba bakambikana impeta. Ubwo umusore yaravuze ati ni iby'agaciro kuba muri aha ngaha mwese, ati ndetse mukaba mwaje kuba mwadushyigikira mu birori byo kuba twakambikana impeta zacu. Ati ndabishimiye cyane, ati kandi ndabashimye cyane, ati kuba muri aha ngaha ni iby'agaciro. Ubwo ngubwo yarababwiye ati uyu munsi turaza kuba twabijyana gakeya, ati kandi niko tubiri buze kuba byagenda. Ubwo ngubwo yakuyemo impeta ngo abe yayambika umugore wiwe yuko aho ngaho, ndetse wabishakaga cyane kuba yaba umugore wiwe. Ubwo muri ako kanya igiye kuba yamwambika impeta, hahise haza mama Niyani, madamu yi aha ngaha ari kuvuga ati buretse, ati buretse. Ubwo yaje avuga ati aho ngaho, ati Niyani yabuze, ati Niyani yabuze. Ubwo abari aho bose ndetse na muzehe wari uza ko akana agwa mu kantu. Ubwo ngubwo yuko niko kuba yatangira kuvuga ati se niba yabuze wagiye kuba wamushaka, ati kubera icyo uri kunzira aha ngaha mu bukwe. Ubwo ngubwo mama Niyani niko kuba madamu yi niko kuba yavuga ati ko wambwiye ko Niyani ntawe wigeze kuba wabona, kubera iki isaha yiwe twayisanze mu bwambariro bwawe cyangwa se ahantu wambariye imyenda. Ubwo ngubwo yuko niko kuba yamubwira ati ariko niba warebye neza, ati mu cyumba cy'ubwambariro nta kintu kirimo, ati nta kintu kirimo usibye ngewe wari urimo, ati ndi kuba nakambara imyenda. Ubwo niko kuba yamubwira ati kubera icyo amafuteji y'aha ngaha cyangwa se ibyo kamera yafashe amashusho yafashe agaragaza ko ubwo wari uri mu cyumba cyawe wari uri kumwe n'uwari uri kugutera mekapu, ati wiwe ubu ngubu ari hehe? Ubwo abari bitabiriye umuhango aho ngaho batangiye kuba bavuga ati se noneho ni iki kigiye kuba cyakurikira? Ubwo ngubwo niko madamu yi yatangiye kuba yavuga ati ntabwo ufite bwo kuba naba ngiye kuba navuga se amabanga yawe ari aha ngaha ko Niyani yabaye yayarikodinga akoresheje iyi smartwatch yiwe cyangwa se isaha yiwe. Ubwo madamu yi yatangiye kuba yakibuka ukuntu yinjiye muri cya cyumba cy'ubwambariro cyangwa se aho umugeni yambariye, atoramo ya saha y'umwana we Niyani. Arangije nibwo yatangiye guplayinga amajwi yari ahari umwana we yarikodinze. Ndetse muribuka ko muzehe yavuze ati narinze isezerano ryanjye, ati cyangwa se nkugejeje ku isezerano ryanjye nagusezeranyije ryo kubaho nagusezeranye n'umuhungu wanjye, ati nizere ko ibanga umfitiye nawe uzaribika kandi ugakomeza ukaribika. Ubwo umugore aha ngaha byaramucanze ndetse atangira kuba yabwira ati ri ugomba kuba wanyubaha, ati ugomba kuba wanyizera, ati rinyizera. Ubwo niko kuba yamureba aramubaza ati ni iki cyabaye ku kuboko kwawe? Ubwo ngubwo niko kuba madamu yamwegera aramubaza ati ni iki cyabaye ku kuboko kwawe? Ati se Niyani yaba yakurumye? Ati Niyani yaba yakurumye, ati niwe wahishe umwana wanjye. Niko gutangira kuba barwana kumubaza ati umwana wanjye wabaye wamuhisha hehe? Barakwereka amakosa umuntu akora buri gihe mu buzima bwe niyo akomeza kuba yamugaruka. Ubwo ngubwo uyu nguyu yari ari mu bukwe bwiwe, ariko ikosa rimwe yakoze ryo kuba yarwana n'umwana akaba yamukomeretsa niryo ryabaye ryamukoraho. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati Niyani niba yabuze wakagombye kuba uri kuba wamushaka, ati nuze kuba wamushakira mu bukwe bwanjye. Ubwo ngubwo umusore niko kuba yabwira papa wiwe ati nimudashaka Niyani ubu ngubu ntabwo ngomba kuba nakitabira ubu bukwe, ati ndahita nigendera. Ubwo ngubwo yuko niko kuba yavuga ati mana nakoze ibiki? Ati nakoze ibiki? Ubwo ngubwo papa w'umusore nawe niko kuba yavuga ati barinzi ni mwe mwashaka umwuzukuru wanjye, ati kandi n'aha ngaha mukomeze mubungabunga umutekano waho n'abantu bahari mwe muze kwa mwabarindira umutekano. Ubwo muri ako kanya madamu yiba aramuhamagaye, sinzi wamuhamagaye ibyo wamubwiye. Arangije yari ari no kurira aho ngaho atangira kuba yakirukanka. Iyi episode igiye kurangira umwana abuze, situzi niba azaboneka ari muzima, sinzi ngo umwana wacu azaboneka ari muzima. Ubwo ngubwo umugeni bamutaye aho ngaho, papa w'umusore aramubwira ati buri gihe narakubwiye ngo ibyo ukoze ujye ushyiramo ubwenge wanze kuba wanyumva. Dukorere subscribe ndetse like na comment ni ingenzi cyane. Niba ubasha kuba wakunda iyi nkuru ubasha kuba wayisharinga kuri bagenzi bawe mu rwego rwo kuba wadushigikira. Ubwo ngubwo umugeni wari uri aho ngaho yabaye yakikubita hasi ndetse ari kuba yatekereza ku makosa yiwe, ari kuvuga ati kubera iki ibi ngibi ari ngiye biri kubaho. Atangira kuba yaba nk'umusazi ndetse murabizi ibi ngibi
niwe wari wabyitayeho ndetse ni nawe wabyiteye. Iyo ataza kuba yarwanye n'uriya mwana ntibyari kuba bimubayeho.